niyo mpamvu muzajya munyura kuri bamwe bagiye gusenga bakababwira ngo mudusengere, ngo twe byanze, bagiye kwinywera inzoga no gusinda no mu bindi byaha, ngo twe byaranze. N'abantu bazi ubwabo ko bari mu kaga kandi nta mahoro bafite. Ingo zirasenyuka, ibibazo byinshi mu Rwanda no hanze yaho, nta mahoro y'abanyabyaha, abantu baricana, abantu bari mu mirwano, nta mahoro y'abanyabyaha, ibibi nta mahoro, nta mahoro. Imana itugirire neza. Ikindi sorezaho cyo kirareba abakijijweho bakakira Yesu. Gucika intege, iyo umuntu akoze ibi bakaba mu bibi acika intege ndetse agatakarizwa icyizere rwose. Niyo yarakishijwe aragwa kubera kuba mu bibi. Mwibuke nimusoma mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 16 murasangamo inkuru z'umugabo Samusoni ari mu bantu batakaje imbaraga. Baramuziritse agira ngo imbaraga ze ziracyahari, kumbe Imana yaramuretse. Yikungumuye yumva araziritse, yumva nta mbaraga gifite nk'uko byari bisanzwe. Korali cyangwa umuntu ku giti cye, hari igihe korali yikungumura. Bene data, hano muri studio turi kumwe na korali, ariko ndagira ngo mbabwire n'andi makorali yose aduteza amatwi, hari igihe korali igabanya ibihe byo gusenga hanyuma igasigarana amahirwe yo kujya bikungumura. Baba baririmba bagasakuza cyane bakavuza induru, kumbe umwuka yabonye ko bayoborwa n'umubiri arigendera. N'abahanzi mu rusengero abantu babyina bagatumura ivumbi bakeka ko ahari aribwo Imana yakora ibitangaza cyangwa Imana iri kumwe nabo. Ariko nuko iyo umuntu yatakaje umwimerere wo kuba muri Yesu, iyo amasengesho y'umuntu yashize mu muntu atakaza imbaraga. Hanyuma iyo yakishijweho hari igihe atangira kwirema agatima. Ariko ndagira ngo mbabwire ko iyo Imana yakuretse kubera ibibi, Imana yakwihanganiye kenshi ikagusaba kwihana ukanga, Mwuka Wera akagera hakwigendera, nta mbaraga uba ugifite. Uravuga ijambo ry'Imana bikamera nk'amatangazo. Abavuga butumwa, iyo imbaraga z'Imana zagiye, uvuga ijambo ry'Imana ukagira ngo sinzi ibyo urimo. Korali baririmba indirimbo bikamera nk'ibyo muri gumaguma, babahanzi baririmba indirimbo zisanzwe. Hari n'igihe ahubwo usanga baririmbyi b'Imana, baririmba iz'Imana n'abahanzi baririmba iby'Imana bakarushwa, ahubwo ukabona abantu bariyo baranezerewe kurusha n'abagiye mu biteramo cyangwa ibiterane by'Imana. Ariko iyo hari imbaraga z'Imana abaririmba iyo bakishijwe bataba mu bibi, iyo abavuga iby'Imana bataba mu bibi, baba bambaye imbaraga, bigira umumaro kandi bikaba iby'agaciro no kubabyumva. Petero yigeze kuzura umwuka Wera umaze kubamanukira nk'intumwa, hanyuma avuga ijambo aratinyuka. Iyo umuntu ari muri Yesu akora ibyiza, ashira amanga, avuga adatinye kandi akavuga ibikiza byubaka. Ndabasengera ngo Imana ibagirire neza bene data. Imana ibuzuza imbaraga zo kuvuga ibintu bituma abantu bakira imitima aho kubateza akaga. Imana igirire neza amakorali baririmba indirimbo zifasha gukiza abantu. Imana ibagirire neza. Bene data, twaremewe imirimo myiza. Pawulo yandikira Abefeso yageze ku gice cya 2 umurongo wa 10 aravuga ngo kuko turabo Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana yaremye abantu bose ibaremeye imirimo myiza. Abasambanyi nubwo basambana, abajura nubwo mwiba, inkozi z'ibibi mu buryo butandukanye, abarya ruswa, abantu bica abandi, abangana, nubwo bakora ibibi byinshi, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wese Imana yamuremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu kugira ngo ayigenderemo. Imana yarakuremye igushyira mu gihugu, igushyira mu muryango wawe, igushyira aho uri,
igushyira mu itsinda ubarizwamo, ikugira umuyobozi, iguha inshingano, ikugira umuturage aho utuye, iguha abaturanyi muturanye, kugira ngo ukore imirimo myiza yo muri Kristo Yesu maze uyigenderemo. Imana yaguhaye amafaranga ngo ufashe abakene, ufashe abananiwe. Imana yaguhaye kuvuga kutabikiranye, kugira ngo uvuge ibihumuriza, kugira ngo uvuge ibyururutse imitima, kugira ngo ubohore imbohe, kugira ngo ukore umurimo mwiza wo muri Kristo Yesu, kugira ngo ureke ibyaha. Ntabwo Imana yatugize abantu kugira ngo dukore ibyaha, ahubwo Imana yaturemye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Imana idufashe. Abumva ijambo ry'Imana mwese, ubu n'ubu si igitangaza ko n'ubu hariho abafite nk'iradiyo iri impande yabo, bakaba bari gukora ibyaha, bakaba bari gutekereza nabi, bakaba batizera. Ariko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Mwihane muhindukire bene data, Imana itugirire neza. Imbuto z'umwuka mu Bagalati igice cya 22, igice cya 5 umurongo wa 22, harimo urukundo,